muraho neza yewe muraho amakuru ni meza murakomeye amahoro natwe turaho turashima Imana mwari mumeze gute hariya n'abana turaho ni amahoro turakomeye abana ni amahoro asante none uko uciye hari iwanyu wambuka umuhanda uje kunsura nta gitambara wambaye aho igitambara ni ukuvuga ariko noneho ni igitangaza none se urenze umuhanda uraje winjiye mu nzu umuhaje nta gitambara none iki si igitambara yemeye abagore sinzi ikibazo gisigaye cyane none se ukuye umusatsi utwikiriye umutwe wawe utwikiriye none se reka nkubaze ko kwambara igitambara no gushiraho purante byose si ugutwikira umutwe purante ga nayo irasa n'umusatsi kandi icyo mwanze ni uko isa n'umusatsi cyangwa ni ugutwikira ndimugata umuco uko mwataye umuco nyabaga uyu ukwambaye igitambara ntabwo umuntu w'umugore woje mu muhanda utambaye igitambara n'ubundi namwe mwarutaye none se muza mwambara igitambara kandi nkayoga ikintu cyateye reka nkubaze muza mwambara igitambara ngo uko niho mwambaye umuco cyane ahubwo ndi mukubona ko neza mwebwe nimwe mwawutaye neza ni ukubera iki mutazamuta ibyo bitanga izina rya Yesu dore n'ibyo biziriko biziritse ibi ngibi jewe ndi umukozi w'Imana ndi umusepari kandi ndacafite umuco w'iwacu ibintu byo kuvuga ngo ugiye mu muhanda abagabo kuraca ku bagabo kuraca ku bana kuraca ku bagore nta gitambara wambaye oya ahubwo wivuga ngo uri umukozi w'Imana uri umukozi wa separi n'abakozi b'Imana uri umukozi wa separi abakozi b'Imana nta mukozi w'Imana uzisha umusatsi urahisha umusatsi kandi Yesu yarawukuremeye urabizi iri iwacu ruguru wari wagenda nta gitambara wambaye yari gahunda zabo bari barihaye z'uko umuntu agomba kugendana igitambaro none nimba twarageze ahangaha tugasanga gahunda zarahinduka ni ukuvuga ngo zarahindutse muzaza muhindukana n'ibihe oya ntabwo ari ibihe biduhinduka ahubwo ni ukuvuga ngo n'ugusirimuka nyabisa none uzoza wambara none reka nkubaze ahubwo mbona ko mufite satani sinzi ikintu muza mwebwe ahubwo ni mwebwe muyifite ntakunda umuntu w'umugore wogenda mu muhanda n'umutwe ngo kurabureresa n'ibisuko bihari none se reka nkubaze uku ni ukuvuga ngo iyo utwikiriye uwo musatsi iyo utwikiriye icyo gitambara kuri uwo musatsi twikiriye umusatsi ni ukuvuga ngo mbese abagabo babwiye yuko nta mutwe wanyabisabo hari oya yindi bagomba kubona umutwe barawubona gute mana barawubona gute kuri mwaradanganye mugaruke mu muco nzabona mwaradanganye twadanganye nzabona twambara igitambara ibintu bijanye n'imyaka taho bihuriye no mu muco umvaga abantu bari mu gufi n'utambika umutwe babigize ngo ntibijanye ngo nibiki ese ahubwo ngewe kiza kintanga nzatangara ese sepake niwe wari umuco imikorere gahunda ya sepake niwe wari umuco se idini nk'ijyanyu mufite namwe uko ryitwa simbizi ariko reka umuco wacu ntaho nabonye umugore agenda atambaye igitambaro ibyabagaho ese reka nkubaze wenda ni umuco ariko si ubukristo oya ni ubukristo oya reka nkubwire ukuntu atari ubukristo nyabisa impamvu atari ubukristo abantu bazanye ubutumwa ni bande si abazungu si bo babigishije abanyamurenge uzi ubona hari umuzungu ugenda yambaye igitambaro none se kubera iki niriye iwacu bashitse iriya ruguru bababwira kwambara igitambaro kubera kuko abagore none wenda uko nza mbitekereza ariko ku giti cyane zambona wenda nuko wenda batari bazi kwisokoza noneho babona akajagari k'ubukirisitu umuntu utazi rero beretse kuzi kwisokoza oya reka nkubwire beretse kuzi kwisukisha reka wambura ubiyereka ukuntu ntabwo ari ukubiyereka ukuntu abazungu bakubise umubare baravuga bati aba banyagwa aba bantu batazi kwisokoza aba bantu none batateye na kantari bagarugura bacu ese iyo tubabwiye ahubwo bakazakubitamo igitambara nuko uwo muco wamuboka maruko ni ku giti cyanje rwa wenda nzatekereza ariko ibo nibo bazanye ubutumwa
nibo baza biyambarira amapataro mu ikanisa, nibo baza bambara uko biboneye mu ikanisa, ariko twebwe kandi nibo batwigishije ubutumwa. Jewe nyobegwa bivuze ko n'amapataro bigishije abantu ibitambara, kandi nabo bivuze ko n'ayo mapataro woyambara mu ikanisa ukaje gusenga. None se reka ngubaza ahubwo nje ikintu kiza kintangaza mu buzima, nuko wambara ipataro mu mibyizi, kurumva kandi mu mibyizi tuzubonana na pasiteri wanyu wenyine, uzuwamubonana n'abapasiteri bose, abantu b'amatayifa n'abanyagihugu bose bakakubonaga uko wambaye ipataro ubu yambaye. Ariko ikintu kiza gitangaza se muri amwe kanisa niyo baba mu Imana izireba gusa. Oyaye ariko ga ugomba niba uri umukristo kuba umukristo ukakira jambo habe na hari amucunga, kurumva ugomba kuba wambaye nkuko ukwambara uri hanze cyane gajewe simbambi. Ariko ibyo nivyo mpangwanya jewe, ari amapataro ari ibitambara nuko oye waruvuze jewe naha hanze uzonyitegereze tuzonsanga ntambaye igitambara, naha hanze uzoza mbona naho igitambara. Rero tugize ngo tugendere mu muco w'abazungu ntitwobivamo ibyabo ntitwobivamo. Oye nyine nakubwiye ibintu ni bibiri, hariho umuco w'abanyamurenge hakabaho n'ubukristo, hariho ubukristo hakabaho n'igitambara. Icyo gitambara rero ni umuco w'ikinyamurenge, ariko ntabwo ari ubukristo, kubera kuko abazanye agakiza ni abazungu. None batwigishije kwambara igitambara, ibo bataza bazanga uziko bakatwigishije, ariko ibo usanga abazungu benshi ntabisaba kirisito. Ibyo birabareba, ariko abazanye agakiza wayi wabona umuzungu wazongeje kubisemo igitambara aragikubitamo se ubwo butumwa hari ubwo afite, ntabwo afite, ariko twebwe tubufite reka tubukoreshe. Ubutumwa kandi ari wabigishije abantu, ahubwo mwebwe mwareze igipimo. Reka kundusha ururimi, twambara igitambaro. Nyabisa ndabona mwarareze igipimo. Ni gute umuntu yokwigisha, ni gute woba uri umwana afunzi wanje ibyo mfite mu gitabo kabikwigisha, warangiza wowe ukabirengaho ukaza uja kunyigisha ibyo we utize kandi uwundi yarazize. Wewe wiziki ni ukuvuga ngo ibyo umuzungu yatuzaniye, atwigishije ijambo ry'Imana, atwigisha uburyo ki kuhera Yesu Kristo avuka kugeza n'umunsi. Ariko twebwe tuzadushaka kwerekana yuko ngira ngo nitwe twabyaye Yesu. Uko ibyo byose uhavuga hana kimuyobewe habe kandi wewe uri n'umuntu wakoreye ku ikanisa ruguru, uri n'umuririmbyi n'ubu nterera akavenzi, reka kihorere kuko sinonabyo. Reka nkubwire ibintu by'ibisuko. Bibiliya zivuga ngo umugore arimbishwe umusatsi wiwe. None kuki tazivuga ngo iyo urimbishije neza, none urimbisha umutwe wawe umusatsi wawe, none kuki none uko niko kurimbisha kushiraho itambara. None uko simberewe aho je uko simberewe uko simberewe ayiba ko nambona uri nk'inyoni twicaranye niyo itazigira. Aha niho mwananiriwe aho kureba umutima mukareba amahuzo bababwira dore noneho gane twinjira mu mutima, umutima wawe simuzi nawe wanje ntuwuzi, ariko icyo ikigaragarira amaso icyo nkubwira jewe ndakubwiye nk'umuvandimwe. Mwebwe mwabaye nk'abana b'Isirayeli nyabisa, tureba abangaba mwanze kwambura ibitambara. Hariho abandi baba muri Kenya ngo nabakorimo baza bambara igitambara kamanyweza neza agakubitamo n'ijipo ry'imuvuto rigeri, ariko yaje kukwiba akagukorera. Namwe je mbonye umugore wambaye igitambara zamutinyira. Oya twende turiba gute